Ndagusuje kandi mwifurije amahoro n'imigisha ava ku mwami wacu Yesu Kristo. Nanone ni mwene so Evangeliste Ben Kwizera mugiye kuganira. Narinje kukubwira ko nta muntu ukorera Imana cyangwa nta muntu wiringiye Imana ngo ujye mucyura amaramasa. Narinje kukubwira ko uko byagenda kose, nubwo uba utabona Imana mu ntambaro uri kurwana, Imana ibihari. Nubwo ubona nta nzira ariko Imana ibihari. Nubwo ubona nta gisubizo ubona ariko Imana ibihari. Narinje kukwibutsa ko mu nzira z'Imana babona wamwaye, babona byagucanze, babona mbese ntacyo uzimarira, babona ntacyo uzigeze, babona nta nicyo wabafasha, bakakugira itangazo. Ariko Imana nyuma hari ukuntu ibigoronzora, Imana hari ukuntu ibigenza neza ikabihindura. Kandi nagira ngo nkwibutse ko Imana yigize ibyihindura. Abantu bahindura imvugo, abantu bagahindura imvugo, batakwitaga Mr ukitwa Mr, batakwitaga nyiricyubahiro ukitwa nyiricyubahiro. Narinje kukwibutsa ko Imana yacu uko yari iri kera n'ubu niko iri, kandi uko yakoraga n'ubu niko igikora. Kandi Imana yacu irumva kandi iratabara. Icyo usabwa ni ukwihangana, ugategereza, ugasenga, maze igihe cy'Imana cyazagera nawe Imana ikagutamurura. Naringarutse kukubwira rongo komera, kuko ubutabazi bw'Imana buracyahari ku buzima bwawe. Imana igume kukurengera kandi igume kukugira neza, ikurwanirire muri byose kandi ikurwanirire intambaro uzi n'izo utazi. Amahoro n'imigisha bijye bikubaho mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.